friends, hello my dear friends, ibisanzwe ni Valence Benima. Uyu munsi nkaba nifuje ko twakwigana ukuntu ushobora kuba wakura password kuri document yawe iri muri PDF. Ubwashize twarebeye hamwe ukuntu ushobora kuba wayiprotectinga wifashishije password. Uyu munsi rero ngaba nifuje ko twarebera hamwe uburyo twakuraho password kuri iyo document yawe iri muri PDF, tukabasha kuba twayisharinga without password. Nkuko mubibona hano dufite document, urabona ko mu kuyifungura bari kumbwira ko hakeneye kuba nashyiramo password kugira ngo ifunguke. Iyo password nzaza nyishyiremo nyifungura. Ubwo bivuze ko ngiye kuyisharinga umuntu ndarakora iriya password, byaba ngombwa ko muhana password yo kuyifungura. Uyu munsi rero ngaba nifuje ko twarebera hamwe ukuntu ushobora kuba wakura ya password kuri ya document yawe iri muri PDF, ukabasha kuba wayisharinga mugenzi wawe itariho password. Nguko bisanzwe rero tugiye kureba step by step y'ukuntu ushobora kuba wakuraho iyo password kuri iyo document yawe. Inzira ya mbere tuzaza duce hano muri Google Chrome, uzaza uyifungure, nurangiza kuyifungura witemo ino account imwe muri izo ngizo wakoresha, izafunguka imeze gutse screen yawe. Uzahita uza hano handitse Google Apps, ahangaha muri iyi nguni iburyo uzuhakirike, haze aka dialog box kameze uku nguku, ukirike hano handitse driver, tuzahakirika dutegereze. Mbibutse ko kugira ngo ifunguke cyangwa se kugira ngo ubashe kuba wakoresha buno buryo yuko bufite network ihagije. Nibirangiza gufunguka uzahita uza hano handitse new, then urangiza kwakirika uze hano handitse file upload. Ya document yawe uzaza uya-uploading iriho password, twabonye ko yari iri kuri desktop, tuzaza tuyishake tuyishyireho tuya-uploading. Abona ni iyi ngiyi yanditseho biology senior 2, tuzaza tuya-uploading then click open. Tuzategereza hano ibe upload, nirangiza kuba upload nibwo tuzagira tuzakomeza. Murabona ko batubwiye ko document yacu yabaye upload completely, ubwo bivuze ko yarangije kuyi-uploadinga. Tuzaza tuyikirikeho tuyifungure. Muri uko gufunguka urabona ko bari kutubaza ya password yacu, bari kutubwira ngo enter the password to the open this file. Uzaza uyishyiremo, nurangiza kuyishyiramo uzikirike hano handitse submit, tegereze ifunguke. Urabona ko yafungutse. Ikimara gufunguka rero ya document yawe uzahita uza hano handitse print, uzaza uhakirike. Numara kuhakirika utegereze. Urabona ko bari kongera kutubwira ko iyi document ikeneye iri protected, ikeneye kuba twakwinjizamo ya password kugira ngo ifunguke. Iyo password uzaza wongere uyishyiremo, then ukirike hano handitse submit. Urabona ko irafungutse. Ubu step ya nyuma nayo yo gukuraho ya password, uzayaza again wongere ukirike hano handitse print. Numara kwakirika bazahita baguhereza indi screen imeze uku nguku, nurangiza uze selecting printer destination the printer. Urabona ko hano bari kutwereka Canon, bakatwereka save as PDF, bakatwereka ngo see more. Wewe uzahita uza hano handitse save as PDF, wakirike. Nurangiza kuyishyiramo uzukirike hano handitse save,
tegereze. Urabona ko bari kutwereka ahantu dushobora kuba twaroketinga ya document yacu tumaze gukuraho password. Uzaza wenda uvuge ko ni marking guide of biology, guide of biologies. Then tuyisaving on desktop, then dukirika hano handitse save. Nurangiza urabona ko zino tab zo hejuru ushobora kuba waza ukazikurozinga zikavamo, ukazikurozinga, warangiza ukazaza kuri ya dokima yawe wasevinze iri unprotected on desktop. Nurangiza uze uyifungure, uzaza uyifungure utegereze. Urabona ko irafungutse bitanze byo gushiramo ya password. Ubu ngubu buryo burakuba nayisharinga umuntu itariho password. Urabona ko ya password already yabaye removed. Urabona ko ubu ngubu nayisharinga rwose nta kibazo. Uyifunguye ntabwo bizamusaba ko uzakenera kuyifungura, ntabwo bizamusaba gushiramo ya password. So murakoze cyane, tuzongere guhurira mu isomo ry'ubutaha, ariko nongera kwibutsa umuntu utarakanda subscribe ko yakwihutira kuyikora, agakora share kugira ngo ibi byiza bigere ku bantu bose. Murakoze cyane.